neza. Iyi ni Barix Media nk'ibisanzwe, tukaba tuje kubahereza isomo rya gitari. Nanjye ndi umubigina, ndi umutangizi, ariko wenda hari aho ndi buze kugera ukabona ntago biri kugenda neza. Ndi umwiga amaze icyumweru nigana na mwarimu Yves, so ngiye gutambutsa isomo mu minota mike cyane. Ibyo aribyo byose wowe dufatanyije kwiga iki gikoresho biraza kugufasha. Tugiye kwiga indirimbo ya Karahanyuze ivuga ngo nyaruka nyarukirayo. Byashoboka ko wenda ntawe uyikore neza kinyamwuga, ariko nk'abatangizi biraza kugufasha. Turaza gukoresha picking mwarimu Yves yatweretse, yo gukoresha intoki, izi ntoki enye bongereho igikumwe. Iki gikumwe gipikinga cyangwa se gikora ku mirya itatu yo hejuru. Itatu yo hejuru mvuga n'uyu n'uyu. Hanyuma uru rutoki ufata ku murya wa gatatu, urunguru musumba zose gafata urwa kabiri, hanyuma urunguru ufata umurya wa mbere. Hanyuma reka dutangire, ndacurangaho gato nindangiza ndirimbiremo, hanyuma nze kubereka uko nagiye mbigenza. Iri mu manote atatu ari majeri, ariyo turi kuyikorera muri do, ariyo yiyi. Twize gufata note muri tutorial zabanje, murabizi. Uru rutoki rufasha aha, uru rufasha aha, uru rufasha aha. Iyi niyo twize ko ari do. Hanyuma indi note iri buze kuzamo iraba ari fa. Fa twabonye ko uryamisha urutoki ku mirya ibiri ya mbere, uru rugafata hano, uru rugafata. Hari n'abayifata muri ubu buryo, ariko twe turaza kwifashisha ubu buryo. Indi note iri buze kuzamo ni sol. Ngira ngo hari nizo turi bwifashishe. Ngiye gucurangiramo ndirimbeho akantu gatoya, hanyuma uzakireferaho nawe ubashe kuba wagira ute wamenya gucuranga iyi ndirimbo. Karibu twagiye. Nyaruka nyarukirayo mubwirire azanejo, utumutima gukundura kumbuye kumureba, kandi amaso yagumije abona unyuze akiriwe, kandi amatwi yagumije yumvuze akiriwe. Twari tumaze kubona agace ka mbere, nyaruka nyarukirayo. Hanyuma tugiye kureba akarefre bavuga ngo erega. Haraza kuzamo indi note imwe ntababwiye, ariyo re mineri bafata muri ubu buryo. Re mineri urabona, re ubundi tuyifata gutya. Re mineri ufata iyi ngiyi ikaza hano, aribyo ufata gutya. Ni uko isoundinga. Ndabisubiramo. Haraza kuzamo note yitwa re mineri. Re twarayibonye, re majeri bayifata gutya. Hanyuma re mineri ufata aha warufashe, ukakora bemol kuba byumva mu gifaransa, cyangwa se ugafratinga mu cyongereza, aribyo bita bibyara iyi note. Urumva ko isoundinga nka mineri. Hanyuma tugiye kuri ku karefre kayo. Erega erega ndamushaka utahuko. Aho niho rero ya mineri watinze. Urumva ko aribyo biri kugwamo, watinze. Tugahita tujya muri sol, kuza kumureba. Erega erega namushaka utahuko watinze.
hanyuma ngiye kugasubiramo kose. Nabibabwiye mu bice nshyiramo n'inyigisho, nongeye kubikora ntahagaritse. Nagezeyo nasanze merewe nabi, kandi nasanze afite intege nke. Arambwira ati nyaruka nyarukirayo mbwirire hazaza ejo. Umutima wagukunze urakumbuye kumureba, kandi amaso yakumvishe, kandi amaso yamubonye unuhise ati niwe, kandi amatwi yamumvishe umuvuze ati niwe. Erega ndagukunda, erega ndamushaka, utahuko watinze kuza kumureba. Sol, do, watinze kuza kumureba. Hanyuma hari aho wenda nagiye mbyica, nanjye maze icyumweru niga, ubu nararaga amajoro kugira ngo mbasangize ku masomo. Hari aho wenda nanjye ntarabimastaringa neza, ariko ibyo ari byo byose ibyo mfata ubu bibona byagufasha. Reka dusoreze ahangaha, ugende uyitoze. Ni amanote atarenze 4 kuko ni majeri 3 na mineri 1 ariyo rero twabonye. Ubisubiremo ukore cyane, biragoye utakoze ikintu ntabwo wagisobanukirwa, ariko tuzabimenya hamwe na mwarimu Yves. Hanyuma urebye aho hasi kuri video hari ahantu hari akantu k'umutuku k'akazogera, wagakandaho nimba kakiri umutuku, ntabwo wari wadushyigikira kugira ngo tubashe kugira gute gukomeza kubona amasomo mwarimu Yves yashyiraho, nawe ugikugeraho. Ukore subscribe, usharinga aka kantu ku bandi banyamuziki bagenzi bawe, ushyiraho na comment y'ukuntu wabibonye. Hanyuma tuzamenye ibi bintu. Murakoze cyane, Imana murakoze cyane.